ariko nubundi mwebwe banyamakuru nanjye nikuyemo nta mutima mugira jara muri abatindi muri abagome uracunga ugacunga n'umuntu hamwe yasamye cyane ukaba ari hukurura oya nabyo no kurengera uracunga umuntu arira cyane ukaba ari hukurura we buri bubona ariho heza oya nko undi gucunga ufite ibiryo mu kanwa wabyujujemo agakubita ifutu uraseka mu bibabaje cyane nabonye Jean Maurice mukuru wa Jay Paul yanditse kuri statut arandika kuranashize yego yandika ngo tuvuyemo bro amubwira ati ni gute nsigaye njyenyine ukansiga ati cyagiye nabaga numva ntashaka kukumva umpamagaye ati ubundi abikeneye ati ndumva noneho biri ngombwa ko wampamagara nkitaba koro yawe nkagutega amatwi y'ibyo ushaka kumbwira atariko za nshuti zawe wansigiye ziheruka burya babandi witaga inshuti mbaheruka burya nuko yanditse kuri stati ye mbaheruka burya nahise nibutse inshuti zose za Jay Paul nanjye ntikuyemo ndavuga koko kuva yagenda mu by'ukuri naba narigeze nereka famiye ya Jay basi ko nari inshuti ye ese niki nakoze nakozwe n'ikimwaro simvuze ngewe nyine nibyo byabindi navuze ngo twikontrole nanjye ubwanjye narasebye kuba mbasha kureba stati ye nuko ndi mu nshuti kandi yamenye kubera nde Jay ibaze kuba ndi mu nshuti za Jay akandika ati na za nshuti wansigenzi heruka burya atari ko buretse gatoya ndaje vuba ngusure rimwe nigeze gupfaho amaye nawe ujya ucanga kabisa nkubwiye ko rimwe nigeze gupfaho unyumve gupfaho mbaza ngo napfuye nte yego icyo nshaka kumenya mbyara mu 2010 nabyaye bambaze ntaramara ukwezi bambaga ibere bakase ndeba numva mukurira nkajya muri mana yanjye arambwira ati change the language uri kuririmba uri kurira mu rurimi ntumva abaganga bafite ukuntu bari serious kugira ngo nyumvishe ko ngomba gutega bagakata ibyo bakata bakagenda iyo amasana amaze muri koma aho mviremo nzi ngo ndakize nsanga ahubwo nibwo ibikomeye kuko iyo bajyaga kunyoza bakuragamo za menshi urumva inyama ni ibere ni nk'ikinure byabaga byinjiye muri za menshi bitandukaniyemo ibifatiniyemo babikuragamo ndeba nta kinya byasabaga nifuje gupfa ndabibura ndabyibuka nabwiye n'umuganga ntiwambabariye nibuza agashinge batera umuntu agapfa nkipfira kuko nababaraga birusa uko mbere nababaraga ubwo wisabiye umuganga uti yego nkura mu buzima nyica nipfire kuko nta kindi nari nsigaje nta kindi noneho umunsi rero namenye ko ndangiye ni nawo munsi numvishije ndi kwinginga ku buryo numvaga bavuga ngo ufashe urushinge ngo ukaruvomamo amazi ukitera urapfa ariko ntazi aho bari butere numvaga ndi burwibe nkajomba aho mbonye nkapfa siyo uburyo nayivuyemo igihe cyarageze harya ibi ntabyo nigeze nkubwira ntabwo nagemurirwaga hari umukecuru twabanaga mu cyumba kimwe yabaga hakurya nkaba hakuno gutya turi muri shambure imwe yararwaye cyane ko sinibuka ikintu yararwaye afite abana b'abakire byahatari b'abakire ariko handi we yasurwaga 5 ku munsi nge nta muntu wangezeho noneho akabubwa babeshya ngo ni musohoke ngo kerera ngaburire
kugira urye kugira ngo ampe ibiryo ibyo bamuzaniye mba ari njyewe ubirya. yo noneho basohoka nkagira ngo koko mukecuru agiye kurya. Bikiba ubwa mbere byarananiye, arambwira ati binsige ku munwa n'ubundi simbibasha, ubundi urye wowe birye ubabwire ko ari njye wabiriye. Ubwa mbere birananira, ubwa kabiri arambwira ati njyewe n'ubundi ndi hafi gupfa ndanashaje, wowe uracyari umwana ukeneye kujya kurera uriya mwana nabonye, irya. Jara naragiye nyine nkajya ndya ibiryo bye, sinzabyibagirwa umunsi najyaga gutaha bansezereye. Ikibazo abo bantu sinyinibuka uburyo nababonana nabo, basi nibabibona bazamvugishe, iyo mbyibutse birambabaza. Nzi ko ntazongera kurira mani imbere y'abantu, nzi ko nabivuyemo. Oya kurira ariko biraruhura, ntawe umubwengurire uhogore. Bamara kunsezerera umukecuru namusezeye, ndamubwira mukecuru ndatashye. Arambwira turibuka ibyo twavuganye, arambwira nzapfa vuba kandi uzaza unkingure. Ku rupfu rwe nagiyeyo, ariko ntawe uzi impamvu nagiyeyo. Bavuze ngo dore uwo bari barwaranye. Numva igihe cyari iki cyo kuba nabonye ibi bintu bimaze imitsi biba, nanjye nibuka uwantabaye. Hari igihe iyo nza kubura ibiryo indyo yuzuye nabwo nari gupfa cyane, sibyo? N'ubundi nta umuntu wari unyitayeho, nta muntu nari mfite. Bamwe navuyeyo barambwira ngo bari bazi ko uko nikundira kwibera nk'abahungu, ngo bari bazi ko nari nagiye gucisha amabere. bari bazi ko mbese wagiye kwa muganga kwikatisha amabere ngo ube nk'abahungu. Urumva babifataga nk'umwiryo nyine. Nagiye mu mwiryo, gusa JALAS navuyeyo n'ubundi ndakomeza ndavurwa. Bantegeka ko ari imyaka nzamara ntarabyara kugira ngo ritazongera rikagaruka. Nta kanseri yabonetsemo. Niyo mpamvu iyo mbonye umuntu ukinira ku muntu wapfuye birambabaza, kuko nanjye mpita mvuga nti kirya gihe ubu nanjye niko babyarambayeho. Right, JALAS Official TV, reka tubasuhuze, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Namugaruye ariko uyu munsi ibintu wambaye none rukara. Ngambaye nk'abapa. Uri umupolisi. Ariko we uko nibutse ko ari kampani y'intuzi yambara ibintu nk'ibi. Oya, noneho. Urambaza iki kubu ngubu umuntu amaze twarashiririye mu iyi minsi. Nta mikino. Okay. Ubu hari ibintu bimwe na bimwe tutakiri gutinya. Ishusho uvanye mu burasirazuba menya, kandi koko nibutse ko mu burasirazuba naho hari ikigo gitanga ikosi, wagira ngo naho warahanyuze. Sawa ubwo ngo ariko siriruta kurara ukora bugacya. Bavuze ngo warara gukora. Kumwe n'abantu batandukanye kuko niba akazi ushobora kugatangira n'urugero saa 12 ukakarangiza saa 5 z'ijoro, nta kurara ukora birutuko. Ndabeshya se? Rwamagana se biti haraciyemo agahe. Rwamagana ntabwo ari bo bonyine, twari uturere tugera muri 7, harimo n'abava muri East Africa hirya no hino, bari abantu benshi batandukanye. Byari sawa, nagiye mpura n'abafana. Sanga umuntu w'umupapa mukuru aragufana rwose, umuturage w'inyumiyo, mbese ka notification mwohereza, umva akahita manura yumva kurikira amakuru yose. Ugasanga bepfiyo nabo bari tayari guzaze, ariko ibyo babwiye nibyo bumva. No kuvuga ngo nawe uri epfiriya, nanjye ibyo mwavugaga nibyo numvaga. Pega abantu ko byari byinshi se bungwibuka nk'ibiye. Ni ukuri mu by'ukuri byabaye byinshi cyane. None se reka nkubwire, naragiye uwo munsi nagiyeho nibwo urupfu rwa BURAVAN rwamenyekanye. Rwari rwaraye rumenyekanye. Oya byabaye ro 17, ro 18 nagombaga gutangira akazi. Ibaze kumva ko abantu bose bari mu marira, wowe ukajya kunezeza abantu. Igihugu cyacu
igihugu igihe tukibitekerezaho tukiri kubitekerezaho yanga nawe ngo ibaza uwo munsi wa mbere uko nakoze meze kandi nagombaga kunezeza abantu kuko ibyo ntibyabarebaga hari nabona bivuze kuri stage ubona nibwo bakibimenya ubona rwose amakuru ni mashya mu matwi yabo none se ni wa wundi waririmbaga gutya byabaye ngombwa ko indirimbo zimwe na zimwe mbanza nkabwira DJ akazishyiramo za BURAVAN hari n'igihe uba ubona indirimbo ya mbere batayimenye ukashyiramo iyindi bakita ni uwo nguwo yanga ni wa muntu kuko we kumumenya byaroroshye ese mvuga babandi barebaga gasobanuye niwe wasobanuraga bati imyasiro byaki byose bagenda ati nyakariro bagenda bagira urumva uri nkawe uri kuri stage uburyo mu mutima uhitumererwa nagiye nibuka utuntu tumwe na tumwe twabo bantu mbibukiraho urumva none ndanibuka ko ushobora kuba hari icyo bibutse mani kura inzi ko ibintu bitari bubehoze nibutse hari umukire twari turimo tuganira yakoze comment ku muntu wagiye akenshi hari ibyo yibuka twaganiriye n'umukire wagombaga kuba ari muri iriya expo ambwira ati abahanzi wumva bazaza n'ibandi BURAVAN namuvuze mbere ko yagombaga kwitabira expo ariko numvaga ari ibintu nyine biri aho bizahita nyine kumwe umuntu bavuga ngo ararwaye nkumva urumva ni expo iba yarateguwe mbere y'ibindi bintu byose umva BURAVAN yarwayemo agahe gato kahita kajyana gato cyane urumva noneho umukire yarambwiye ngo none se ngo kere ngo wa muntu wawe ko yitabye Imana ngo uzazana nde ati siwe wambwiraga sha urumva abakire bafite ukuntu babazamo nyine uvuga ngo mu magambo make wenda nk'umuntu udukurikiye BURAVAN yagiye nawe uri mu bantu bateganya kumuha akazi yego bikurikiyeho mpita nibuka kera abantu bazi mu Kimicanga twajyaga tujya kureba agasobanuye kwa Kazungu ubwo nagiraga ngo n'ubundi nze kukubaza ku buzima bw'agasobanuye nawe kuko nzi ko uri generation n'ubundi ishobora kuba yarakarebye kuko wigeze kumbwira ko no mu Kimicanga koko habaye urumva mbere yuko usubire pfiri urumva twigaga mu Kimihurura ariko natahaga mu Rwintare hari haturanye na Kaje Vuba na Rwintare na mu Kimicanga ubwo twavaga ku ishuri twabaga dufite abana bataha mu Kimicanga twababajije tuti kuri afishe ni kimusize kiriho igihinda cyo nticyaburaga igihinda cyajyagamo saa 9 ikindi kikaza kujyamo ninjoro mu masaa 2 nibwo bakirebaga bakuru kuko twe twabaga twatashye nk'abana urumva iyo utaprofitaga icyabanje hari n'igihe baduhaga kabonjo bakakaza kuducishirizamo gake ukareba ku gihinde kuko ngo cyabaga kirimo urukundo rwinshi byatumaga abana batakitwereka noneho ndibuka hari ibintu byinshi ari amafilme twajyaga tureba umpeti wanjye uri iriya hepfo Madrid numvishije ariho ari bigeze kuturobesha ku gihinde yasobanuye imvura iri kugwa filime niko yari imeze dusohotse dusanga imvura iri kugwa natwe tuhita tuyijyamo dutangira kwagatinga nk'aba bandi Yanga yigeze gusobanura filime murayakitinga n'umuntu uri i Madrid yego no kwakitiga twari abana rero twagira urabona abahinde ntibasomana abahinde bajya inyuma bakajya yigira cyaka kugira cya nuko tukiruka nahise Yanga mu by'ukuri nago nigeze ngirirwa amahirwe yo kumwegera cyangwa kwicarana nawe ariko ibyo yagiye akora byagiye bituma hari utuntu tumwe na tumwe nagera ahantu ngiye nko mu kazi nkibuka rya zina yahahimbye narebye udusobanuye twinshi naraturebye pe hahandi nagendaga nigize umuhungu kugira ngo batamenya ko ndi umukobwa nkakareba gasobanuye kakarangira hahandi bageze aho umuntu ndabyibuka Kazungu sinzi niba kibaho ntawe mperuka kubona akambwa ati wowe ujya urebera ubuntu ariko itegeko nta muntu ugomba kumenya kuri umukobwa ujye ugenda wicare muri nguni nari mfite inguni yanjye noneho akaba ubwo hazamo nk'ibiraha cyangwa ubunyobwa mbishaka najya kuvuga kambwira kuko iyo navugaga bari guhita bagira amatsiko yo guhindukira bakareba umuntu uri inyuma byankoze ku mutima kugenda ukajya kunezeza abantu ntabwo byumvikanaga kubona umuntu w'umukobwa wajya mu gasobanuye umuntu w'umukobwa kujya mu gasobanuye
cyangwa kwicara mu bahungu bije bitese mbese ntago byari biri en fait ari ibintu byumvikana ko ari nk'iby'abahungu abana b'abahungu bananiranye nakukongereho kandi ubwo agasenkani igiceri cya senkani kiryagiye cyari kirenze kukibona uziko se yahise yita umusini ni umusini nyine ubwo urumva JALAS iminsi maze ndi mu kazi nagatangiye kuri 18 nkarangiza ku itariki ya 28 mu ijoro ryayo abenshi barabikurikiye yenshi hatandukanye cyari igihe gikomeye hari n'igihe nageraga kuri stage nkibaza ndakora iki nkahita nibuka ukuntu mwebwe nkabona JALAS arasohoye yohereje YouTube nkabona ntuze sabe nkabona noneho ari igihe ngeragaho nkavuga ndumva ibyandendeka ibyande hariya nakurikiraga ibyo muvuga nta makuru nari mfite ahagije ndabyibuka hari igihe cyageze ari umucuti wanjye twakoranaga nawe ni umunyamakuru kuri ku gitangazamakuru kimwe nako ni BTN ndamubwira ihangana ibyo ari gukora ndasigara mbikora jya mu kiriyo cya Yanga ndabyibuka saa 3 nari ndi kumubyutsa ndabyuka ubundi sinigeze mbasha kubyuka saa 3 namubyukiye ndamubwira umusaza byuka ubizi neza ko saa 7 hari abantu uri bujyane n'iki ndamubwira genda ni kandi ugomba kukavaringa byose ariko ukagaruka mu kazi saa 3 zibura yarangezeho agarutse nanabivuze ndababwira nti nubwo tutabashije kuhagera ariko omwe hari umuntu wagiyeyo araduhagararira ariko n'ubundi mwebwe banyamakuru nanjye nikuyemo nta mutima mugira jara muri abatindi muri abagome nk'iki urambaza iki urandeba iki yenze bitese muri abatindi abanyamakuru bano noneho mwe aba YouTubers noneho murakatsindwa n'Imana yo mu ijuru umwe ngo ntiyagiye ahangu yagiye ahangu kuki ngo we wagiye aha ngo none ngo muba umuntu arapfa mukajya gushwana umuntu aragira ibyago abantu bapfuye hano none mwagira ngo bigende bite umwina yawe yesa nkusobanura neza icyo kintu ntabwo uri gucyumva urambaza iki sinzi ngo wagiye ngo Nyamata ngo kuki atagiye ka Kigali ngo kandi wagiye ka Kigali ngo kuki ngo murapfiki iyo beef yabayeho se amakuru nayakurikiranaga iriya ntabwo nge nari impari ibintu byose byabaye ntahari kuko urumva nagombaga gukora saa 12 ntabwo nari nyizi pe umva beef narinzi waruzi yihe narinzi beef ivuga ngo ni beef imwe numvize ngo y'abanyamakuru bamwe ngo bavuga ngo abanyamakuru bamwe ngo bakoze coverage ku bintu bimwe abahandi ntibahajya oya no ku nkuru zijyanye n'abantu batuvuyemo donc bakabishyiramo ariko ntabwo narinzi ko harimo ikintu kivuga ngo hari abagiye hamwe ntibajya ahandi ubundi se gukimwe utahagiye hose oya none se nanjye niyo utambonye cyose ngiye bumbaza nibiki ngiye wereka mbabwire bamwe urumva ngo kwinjira byari bigoranye aho na hamwe nagiye nkurikira amakuru ngo sinzi ngo ababigiyemo ngo hamwe barabyitambitse ngo handi babigira ibyamo harya ngo hari nabanze gushyira indabo kuki ngo mutagaragara yampaye namwe umunsi mwapfuye wasanga ariko bizagenda none se ko bihinduye isura twaganiraga ntazi bifu uyikenyereyeho ibyo birakureba nakenyera nagira ngende kuvuga ibintu nakurikiye ndiriya amakuru angeraho nanjye nagombaga gutohoza zimwe na zimwe mu nkuru nayahise yakugezeho okay mbwira anyerekeyeho andi no weho ari nabo nabonye ariko muracunga ugacunga n'umuntu hamwe yasamye cyane ukaba ari hukurura oya urumva nabyo no kurengera uracunga umuntu arira cyane ukaba ari hukurura we buri bubona ariho heza oya nko undi gucunga ufite ibiryo mu kanwa wabyujujemo agakubita ifutu uraseka mu bibabaje cunga umuntu ugaizora kugira ngo ubone iby'umunenga oya ariko ibyo byose wenda wabikavaringaga gutya ashaka kugaragaza
agaragaza iki amarangamutima y'abantu ese aba nta marangamutima bo bagira ese mbabaza aba youtubers mwe marangamutima yanyasate ariko kuki muri abantu muri bikoko mufite imitima murosoro Okay, mbwira gusa umwami mukorera ibi bintu uvuze ntabwo ari we wa mbere ubivuze ngare na Jean Paul nawe yarabivuze ariko ndashaka ko umubwira icyakubabaje by'umwihariko nka Jewe nababajwe nuko hari bamwe tuzi neza ko aba ari abantu bazwi cyane bakagize impact muri no mu bintu byinshi byagiye biba bakurikirwa cyane batigeze bagaragara hamwe ahubwo bakibanda hamwe handi ngo we Okay. Gusa ikintu nashakaga kubabwira ni kimwe umunsi wanyu nawe uzitabirwa ibyo saro ubiyobewe uzitabirwa kandi nawe ibi ngibi bishobora kuzakubaho ntacyo niba ari nanjye kubwira singaye n'umugabo w'inshuti yanjye ejo bundi ngiye rwose nditeguye hari umucuti niba ndi bumusibe mu nshuti nabyo ndi kubitekerezaho naramuhamagatiye we ati ahubwo renge kugwama ati mbonye n'indi rusororo ati mbonye umuntu twa Kerere nayo ngiye kwiruka ngo ndebe ku ifoto iriho ari yawe ati nzi ko nawe ugiye abagabo baragwira ngo wamubwira yagutelefone yakubwira yagiye namutelefonnye nshaka kumubwira ibyo ahita mwata ahubwo urananze ati undi rusororo atera imodoka inambutseho ati mbona ko Kerere nayo ngiye kwiruka ngo njye gushyingura nzi ko ari wowe Zewa ibaze urukundo mu bantu rusigariye ku muntu wapfuye nyine basigaye bumva ko gupfa nyine babategereje nyine inkuru mbi basigaye bari prêt yo kwiyumva inkuru mbi aho inyuze mbese bisigaye bimeze nkaho byabaye babiciye amazi ariko ntekereza ko wenda ari kamere ya muntu sinzi wenda mbona kenshi n'ubundi abantu badashishikazwa n'ibintu byiza pari raporo y'ibibi uzacunge n'abantu iyo bakundana ntabwo abantu bita ku kuba bakundana ahubwo bita ku kuba baratandukanye nk'urugero inkuru iri kuvuga ubu ngubu hanze aha ni ifungwa rya Bruce Melody ariko igitaramo cye nticyavuzwe cyavugwa gitese ifungwa rye niri kuvugwa cyane niyo nkuru ihari rwose imihanda so rero sinzi niba ubwo se n'ubundi style niba abanyamakuru se none se inkuru ziri kuva oya inkuru none se abanyamakuru nababwira abantu ngo umva ibingibi bibi cyane kurusha ibi byiza ibyiza niba bivuga byarasi winjyana kure yuko mu rusyo kome n'ingasire urwo rusyo rwawe rugumane iyo ngasire yawe yigumane bikome wenyine komatanya rwose wiyumva ukomaze cyangwa ukomaze wumva ukomeye mu buryo bwawe ariko icyo nshaka kukubwira cyo ni kimwe ntago bikuraho yuko mutari sawa bamwe muze kwicara mujye mu cyumba cyanyu mwitekerezeho mwibuke ko yego nawe ukoresha imvugo ivuga ngo bamwe kuko uri gushinja abantu bose ariko ko mbabwiye ko mwese mwitekerezaho mbabwiye ko ari mwese ese iyo urusengero pasiteri agiye kuvuga ati cyangwa padiri ati tuvuge isengesho ryo kwicuza ibyaha abatabikoze bo bararyihorera cyangwa barikorera icyarimwe mwese okay ntacyo ibyo birumvikana none subwo biki bindi umbwira ni ukuvuga ngo muze kwitekerezaho mwisuzume eske ndabyumva ni amafaranga ariko se ibi bintu mu by'ukuri ngewe inyuma yaho bizagenda bite yego eske ngewe inzira ndimo n'umwanya ndimo birahagije cyangwa nibyo birakwiye eske mbese tujye tugira n'umwanya wo kwitekerezaho tugira n'umwanya wo kuba abantu tugira ubumuntu no kwibwiza ukuri ntabwo twibwiza ukuri sibyo ntabwo kandi iyo wibwije ukuri mu by'ukuri ukinenga ukavuga uti kabisa wakoze amafuti ejo iyo ugiye kujya muri ayo mafuti uravuga uti ko nari nabisabiye imbabazi nk'urugero nka kwa kundi umuntu avuga ati kubera ko naraye nywa inzoga nkasinda nanditse urupapuro ko ntazongera kunywa inzoga niyo ugiye kunywa inzoga uri muri ayo mayoga utangiye kuyanywa uhita wibuka ka gapapuro ugiye wavugaga ati mana rwose ibi bintu mu by'ukuri uko ugenda ukandika
sinzi niba barabibonye nabonye nose documentaire ya Yanga bavuga ukuntu iyo babaga bari muri hangover yatsaga imodoka akagenda ngo bakajya ahantu akabwira uwitwaga niba yaramwitaga nkongoro ngo akamushyira mu modoka akavuga ati tugende bagera ahantu akamaze se tugiye ngo ntaho ngo agaparika ahantu ngo bakajya ahantu akamubwira ati reka basi dusenge umwe akajya mu nguni imwe n'undi mu yindi bagasenga mu by'ukuri hari ibintu byinshi dukora nyuma umutima ukakubwira ati ariko wakoze amakosa reka twongere twitekerezeho twibuke ko turi abantu tuzapfa natwe rega tutazi umunsi urabura cyo ugasitara ugapfa ahubwo usize inkuru kimusozi ese ubizi inkuru mbi ugiye gusiga nizo zizatuma tuza twishimye tuje ku kiriyo cyawe tuvuga ibigwi byawe se tuzavuga iki ese kara wowe ubona hari abantu bagira imyitwarire yo kwitwara nkaho batazapfa Imana imbabarire hari n'umuntu numva yarwaye nkumva namubaza nti se bro cyangwa sisi waruzi ko warwara hari umuntu wishyira hejuru ukabona we yarenze ibitekerezo bya muntu ukabona we ari mu kindi cyanya kiri comfortable nkaho atazigera apfa kandi n'ubundi napfa byaba ya mafaranga cyane babandi bose bamukundaga ari n'igihe bataza ari n'igihe babandi witaga ko bagukundaga bataza kugushyingura bya bintu byawe byose bisigara biribwa n'atarabikoreye bigasigara biri aho ngaho nawe ugacishe ukagenda iryo joro bakugeza hariya bagaruka bakwibagiwe nabonye Jean Maurice mukuru wa Jay Paul yanditse kuri statut arandika yego yandika ngo bro amubwira ati ni gute nsigaye njyenyine ukansiga ati cyagiye nabaga numva ntashaka kukumva umpamagaye ati ubundi abikeneye ati ndumva noneho biri ngombwa ko wampamagara nkitaba koro yawe nkagutega amatwi y'ibyo ushaka kumbwira ati ariko za nshuti zawe wansigiye ziheruka burya babandi witaga inshuti mbaheruka burya nuko yanditse kuri stati ye mbaheruka burya nahise nibutse inshuti zose za Jay Paul nanjye ntikuyemo ndavuga koko kuva yagenda mu by'ukuri naba narigeze nereka famiye ya Jay basi ko nari inshuti ye ese niki nakoze nakozwe n'ikimwaro simvuze ngewe nyine nibyo byabindi navuze ngo twikontrole nanjye ubwanjye narasebye kuba mbasha kureba stati ye nuko ndi mu nshuti kandi yamenye kubera nde Jay ibaze kuba ndi mu nshuti za Jay akandika ati na za nshuti wansigenzi heruka burya atari ko buretse gatoya ndaje vuba ngo usure ese ubu nanjye ejo nzajyayo ra ubu se nindeba Maurice nzamubwira iki ikibazo abantu dukomeje kuba twihugiyeho kandi ibintu turimo n'ibyisi jara n'ibyisi nta kintu turimo ubu se BURAVAN yaramaze gukora amafaranga ngaye ku myaka ye 20 n'ingahe ntiyayasize se ubu se Yanga bari abana yagiye abareze ibintu byose turimo turi mu busa turarwana n'ubusa nta kintu na kimwe ubu bucuti twagize imitima y'ubugome turapfa ubusa turirwa dupfa ubusa umwe aciye hasi ni ubufaranga bw'ubufuti nabwo utazajyanayo reka kugenda imbokoboko ugenda hari n'iyo abasilamu bagenda nta n'icyo bambaye buri turapfa iki twabaye umwe ko ejo n'ejo bundi n'ubundi ubisiga twareka gupfa amafuti umuntu sinzi uyu twapfuye ibi twahuriye aha murapfubiranye
twakwize kwakira k'umuntu muzi kuriya n'urugero JALAS ni umwana mubi tuzabane mbizi kuri umwana mubi no kwihanganire cyane nkuko tubana n'umuntu tuzi ko afite ubumuga bwo kutavuga ukaba ubizi neza ko umucira amarenga kandi mukumvikana nanjye reka mbane nawe mbizi neza kuri nshakura twibanire rwose twibanire ngerageze ibyo nzi neza kudakunda mbigendere kuri nange ibyo nzi bimbangamira mbigendere kuri kuko tuzi neza ko umunsi n'isaha tuzagenda ahubwo twiyeranje tugira ikintu kizima dusiga byampaye isomo rikomeye kugira ngo ni n'ikintu nabonye cyagiye kinakomozwaho cyane n'abigisha ubutumwa bwiza cyangwa se abavuga ijambo ry'Imana ndetse n'abandi bagiye batandukanye bavuga bati aba bavandimwe baragiye ariko bagiye buze inkuru cyangwa se baharuye inzira yabo donc bariteguye agize umwanya wo kwitegura rimwe nigeze gupfaho ampaye nawe ujya ucuranga kabisa nkubwiye ko rimwe nigeze gupfaho unyumve gupfaho mbaza ngo napfuye nte icyo nshaka kumenya njya nkunda kuvuga ibintu byanjye abantu bakumva ni amahamba abandi bakagira ngo kari kuvuga ibyakose karabivuga kakabishyira hanze bikamarira just bakamfata mu buryo bwabo bo bashaka kubyumvamo ariko njye mba ngira ngo mbahe ingero ziri typique mbyara mu 2010 nabyaye bambaze ntaramara ukwezi bambaga ibere njya bamaze kumbaga ibere urumva nagiye i Kanombe ari ku cyumweru tinya ku Gikanombe nta randevu ufite bakakubaga kubera ukuntu bakubona ni ibintu bitigeze bibaho keretse uri inkomeri ukihagera ubundi akenshi ibintu z'ibyuma baba bari kubitunganya ku cyumweru kugira ngo randevu zo kuzabo kuwa mbere batangirane nazo ndakubwiye bariyeranje uzi kubana abantu biyeranja namaze amasaha menshi muri koma kuko urumva bari baranteye ikinya cyo kubyara barongeye bagiye kuntera icy'umubiri wose na cya kindi cya mbere kitaranshiramo niyo mpamvu namaze amasaha menshi muri koma aho nkanguke nsanga abantu buzuye hejuru yanjye bose bavuza impundu bavuga rero yanyubirwa ibyari byo ariko bukeye hashize iminsi 2 baragaruka baza batereka turebe wa muntu mwakoreye operation ndabyibuka yari umuganga w'umugande araza ariko hari abagande barabayire hariya hanze urwongereza ari rwo rwinshi kurusha urwo rugande angezeho ati fungura turebe barapfukura wabafite abantu bamupfukurira barapfukura urumva ahandi hose nari muzima uretse ibere barapfukura avuga mu cyongereza ngo no ikigaragara babikoze bihuta tugomba no kubaga hariya ku ruhande byose tinya uryamye ku buriri uzi ko byarangiye umuganga bivuze mu rurimi wumva uri kureba nta mbaraga ufite zo kwiruka icyo bakoze bateye spray y'ikinya ntabwo cyari kumfata gite bakase ndeba numva mukurira nkajya muri mana yanjye arambwira ati change the language uri kuririmba uri kurira mu rurimi ntumva abaganga bafite ukuntu bari serious kugira ngo nyumvishe ko ngomba gutega bagakata ibyo bakata bakagenda binshizagamo ama menshi sinzi ni buyazi bya bindi bimeze nka supaneti nibyo binjizaga mu ibere bagapakiramo barangiza bagapfuka gutya cyo kirimo imbere kuko kimwe cyari cyaragiye hejuru ikindi kijya hasi kugira ngo kizongere iyo bajyaga kugikuramo nibyo byabaga birenze umunsi impamvu ndi kukubwira ngo narapfuye nabonye urupfu iyo amasaha namaze muri koma aho mviremo nzi ngo ndakize nsanga ahubwo nibwo ibikomeye kuko iyo bajyaga kunyoza bakuragamo za menshi urumva inyama ibere ni nk'ikinure byabaga byinjiye muri za menshi bitandukaniyemo ibifatiniyemo babikuragamo ndeba nta kinya byasabaga
nifuje gupfa ndabibura. Ndabyibuka nabwiye n'umuganga ntiwambabariye nibuza agashinge batera umuntu agapfa nkipfira kuko nababaraga birusa uko mbere nababaraga. Wowe ubwawe wisabiye umuganga uti yego nkura mu buzima nyica nipfire kuko nta kindi nari nsigaje, nta kindi noneho umunsi rero namenye ko ndangiye ni nawo munsi numvishije ndi kwinginga ku buryo numvaga bavuga ngo ufashe urushinge ngo ukaruvomamo amazi ukitera urapfa, aho ntazi aho bari butere, numvaga ndi burwibe nkajomba aho mbonye nkapfa. Ni umunsi batwaye inyama bambwira ngo bagiye kureba ko ari kanseri, barakubwira ngo tegereza icyumweru tukuzanira igisubizo, tujyanye aka kanyama tukubwire ko ari kanseri cyangwa ari iki. Uwo munsi w'ibisubizo numvishije ntawe ukeneye mu buzima, ni wo munsi wa mbere mu buzima. Jara gupfa rero ndabyibuka ari n'abasirikare b'Ikanombe banyibuka iyo ngiyeyo baranyibuka. Rimwe naratorotse nsohoka nk'umuntu usanzwe nyine ngiye ngeza ku mahema z'inzangiza turiya si wa wundi urwariye hana baba we navuze ni kuko uwo munsi nibwo bagomba nari ngiye mvuga kugira ngo bongere bacomoremo ziriya menshi basi ngende nzaborera imusozi kuko numvaga ningenda handi nagenda nkasaba nk'umuti wica bo bakawuma. Nta wari unyitayeho, nta wari unyishimiye, nta wari ugize ate, ahubwo bo bari baramaze no kumbika bamwe bashobora. Jara urupfu muntu rukinisha gupfa nawe kuva uwo munsi rero nibwo namenye kwishyira hejuru ntacyo bimaze, gutinya ngo uyu ngo sinamubwiye iki ngo bishobora kuba. Niyo mpamvu mbabwiza ukuri ubyumve cyangwa ubireke. Naje guhura n'ibintu menya ko ari njyewe. Hari akantu uvuze ngo ari n'abakubikaga mbere. Barambitse wavuze ko napfuye, abavuze ko nagize nte. Umuntu wese uri muri condition yo kurwara kenshi ahura n'iki kintu kuko barakubika bikanakugeraho. Uyu nyakwigendera Iva abantu bamubika mbere yuko apfa. Hariya bamwe bavuga bati ikishenzi kiragiye cyari cyaranatinze. Babandi kandi abakubika ni babandi b'inshuti zawe. Ubwo se ni inshuti? Siyo uburyo nayivuyemo igihe cyarageze. Harya ibi ntabyo nigeze nkubwira. Ntabwo nagemurirwaga. Hari umukecuru twabanaga mu cyumba kimwe, yabaga hakurya nkaba hakuno gutya turi muri chambre imwe. Yararwaye cyane ko sinibuka ikintu yararwaye. Afite abana b'abakire byahatari, b'abakire ariko handi we yasurwaga 5 ku munsi nge nta muntu wangezeho. Noneho akabubwa ababeshya ngo ni musohoke ngo kerera ngaburire. Kugira urye kugira ngo ampe ibiryo ibyo bamuzaniye mbari ngewe ubirya. Noneho basohoka nkagira ngo koko mukecuru agiye kurya. Bikiba ubwa mbere byarananiye. Arambwira ati binsige ku munwa n'ubundi simbibasha. Ubundi urye wowe birye ubabwire ko ari njye wabiriye. Ubwa mbere birananira. Ubwa kabiri arambwira ati ngewe n'ubundi ndi hafi gupfa ndanashaje. Wowe uracyari umwana ukeneye kujya kurera uriya mwana nabonye irya. Jara naragiye nyine nkajya n'ibiryo bye. Sinzabyibagirwa umunsi najyaga gutaha bansezereye. Ikibazo abo bantu sinyinibuka uburyo nababonana nabo. Basi nibabibona bazamvugishe. Iyo mbyibutse birambabaza. Nzi ko ntazongera kurira mani imbere y'abantu. Nzi ko nabivuyemo. Oya kurira ariko birarugura. Ntawe umubwiye ngo urire uhogore. Bamara kunsezerera umukecuru namusezeye ndambwira umukecuru ndatashye. Arambwira turibuka ibyo twavuganye. Arambwira nzapfa vuba kandi uzaza unkingure. Ku
n'urupfu rwe nagiyeyo ariko ntawe uzi impamvu nagiyeyo. Bavuze ngo dore uwo bari barwaranye, sinibuka izina rye, sinibuka iki, akaba abantu byanga bikuru umuryango wora wibuka ku buryo ntabwo. Okay ni ibiganiro bigera ahantu kure ushobora kugikora gutya ari ibintu wenda turi kuganira. Hari umwana umwe wabo akagira umuntu kuvugisha wabo nigeze kubona yarakoraga muri nuze muri stade akora ibintu by'amasuku. Sinongeye kumenya irengero. Ubwo urumva rimwe twarahuye ndamwibuka turasuhuzanya, amatelefone arabura n'iki. Numva igihe cyari iki cyo kuba nabonye ibi bintu bimaze imitsi biba, nanjye nibuka uwantabaye. Hari igihe iyo nza kubura ibiryo indyo yuzuye nabwo nari gupfa cyane, sibyo? N'ubundi nta umuntu wari unyitayeho, nta muntu nari mfite. Bamwe navuyeyo barambwira ngo bari bazi ko nguko nikundira kwibera nk'abahungu, ngo bari bazi ko nari nagiye gucisha amabere. Bari bazi ko mbese wagiye kwa muganga kwikatisha amabere ngo be nk'abahungu. Urumva babifataga nk'umwiryo nyine. Nagiye mu mwiryo, gusa JALAS navuyeyo n'ubundi ndakomeza ndavurwa. Bantegeka ko ari imyaka nzamara ntarabyara kugira ngo ritazongera rikagaruka. Nta kanseri yabonetsemo. Niyo mpamvu iyo mbonye umuntu ukinira ku muntu wapfuye birambabaza, kuko nanjye mpita mvuga nti kirya gihe ubu nanjye niko babyarambayeho. Yego, twige kubana neza, umubiri ubyara udahatse. Uyu munsi ushobora gusitara jara ukahita urwaramo akantu kakabyimba kagakomeza ari ugusitara cyane ukarinda upfa. Neza ko survives bari nyinshi cyane, ni umuntu ushobora kutwumva akavuga ati se wenda ibyo birakomeye, ariko buri muntu akomererwa ku giti cye. Kuko hari n'abantu bakumva akavuga ati subwo ubundi ngewe mu isengesho nsenga buri gitondo cyangwa igihe cyose nsengera buri mugore wese ntazarwara ibere. Nicyo gice cy'umugore kibabaza mu buzima cyonyine gikomeye gishobora kukubaho. N'abarwaye nyine tumujye mwikomera, gusa nzi neza ko ntaho Imana idakura umuntu, sibyo? Igukura mu iyo itarafata umwanzuro wa nyuma urakomeza ukabaho. Uburyo uhangana ahubwo na nyuma yabwo nibwo bugize, ku buryo iyo nzo kongera nkabyara ryari kugaruka. So no kuvuga niyo mpamvu wahise stop? No, hari igihe bari barampaye ngomba kumara, nubwo cyarangiye still ndacyafite ubwoba. Still ndacyafite ubwoba. Ndacyafite ubwoba. Ntago biranye akeneye muri umuntu ajya nabimbaza kanga ngo utajya umbwira amastori ngo y'uburyo navutsemo nkabwa wavukiye aha akanga ngasubwo byagenze nyine. Urumva asa nkaho afiteho udukuru dukeya, amaze gukura. Hari igihe mureba nk'iyakoze ifuti nkamureba abatse okay. Imbabazi z'umubyeyi ziba zihari. Gusa JALAS ntabwo nari nje hano kubatera impuhwe cyangwa kugira ngo birahurira. Hari igihe umuntu avuga ibintu by'abantu byabaye. Urumva njye nagize umwanya hamwe jara abantu twe turi kumwe Rwamagana barabyibuka, nakoze ibintu byinshi byo gufasha kuko naravuze ni amafaranga se niki. Nkajya mfasha abantu nkavuga ni nyine mwakire. Hari n'igihe cyageze nkajya ntanga amafaranga just guha abantu nkavuga ufite ikibazo. Hari n'igihe cyageze ndebo hari ku cyumweru ndabyibuka mu mpeti twakorana garage mu gitondo arambaza ngo uyu munsi turakora iki. Ndambwiye uyu munsi turi ku cyumweru, ndumva muri ngewe ndi bufashe ntariko sinzi uwo ndi bufashe. Nari mpagaze gutya nahindukiye gutya ntunga urutoki umuntu azamutse kuko nsanga afite ikibazo. N'umwana wabyaye afite imyaka 20, afite umwana uba afite imyaka 20, afite n'umwana ibaze igihe yagire. N'umwana wo mu cyaro, ababyeyi urabyumva, afite mama barya ruko yahinze, nawe urumva afite uruhinja ntabwo yabasha kujya guhinga. Nahize ko nzakomeza kumufasha
wow ya nzakomeza kumufasha nabinyujije twabonye amafaranga 69 na duhitamo ko hari akantu agiye gutangira gucuruza utuntu tumwe na tumwe nahise nibara nanjye mu gihe nabyaraga ndi muto nta muntu nigeze mbona umva abantu barambwira ngo nari nabipanze nta nubwo nari muzi gusa nabikoze mvuga ni nabandi barayasize why not ntakora ibyiza nkiriho muri make ngewe mfite reka ndebe abo ndusha ubushobozi mbe nabafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbijwi rya rubanda exactly hari umusaza winuze niba ari ingoma yabyutse amamagara arambwira ati mbabarira nasabye nimero zawe ati uri mu bantu babasha kubwiriza atufite urusengero twatura koko ati ndibuka ku bintu wagiye ukora ndambwira papa ntabwo nkijijwe cyane pe arambwira ati buriya rero ufite impano utazi atumenye unerekwa ndambwira ngewe rero ibintu mbikora ntabitego ati byaragaragaraga ko utabaga ati ubwa mbere twagize ngo wabiteguye atari kuko iminsi yashiraga twagenda tubona ko ari ibintu bikuri yego nshuti zanjye nahisemo kubu ngubu icyo mfite JALAS nzajya mfasha abadafite mu buryo bumwe cyangwa ubundi ejo nejo bundi basininapfa babandi nagiriye neza basi bazarira amarira y'ukuri yego apana amarira y'ubwesukoro apana amarira yo kujijisha diveriseri ugira ngo wereka abandi kuko nanjye naje kandi tubizi neza ko nta mutima muzima ufite ese ubundi urerekana umuntu umwe ko umufitiye umutima abandi bose nta ubereka ubwo uwo niwe wenyine wari ufitiye umutima ni ikibazo mureke uburyarya rero oya buryarya bwo bureze mureke uburyarya ibi muvuga ngo tuzabana n'indyarya Imana yaduhaye ngewe ubu nafashe umwanzuro indyarya yose nzi tuzaduhura nkubwirana ariko nawe narakuvivuye umbaza ibyo nakuvivuye ngo mu ndyarya urimo ende 3 4 mwebwe wowe na ntuza muri zo kandi muri zo koko okay shaka umunyamakuru biba bigoye kabisa ibintu byose ninge biba bigarukaho birakureba nawe niba uzi neza ko hari ibintu byinshi ukora udakorera neza menya ko nawe ubwo kora neza ibikorwa byawe byo mu isi nibyo bizaguherekeza nukora nabi bizaguherekeza hamwe ubwira abantu ngo mutange ubuhamya bakabura icyo bavuga kuko nta kiza bakuzi wo turakuvugaho ikiza biragoye biragoye guys simbizi kara reka dusoreza ahangaha twaganiriye wenda umwanya muremure ariko ibyo byose ni mu nyungu rusange ibiganiro dukora ni ukugira ngo dufashe aba badukurikiye ubwo wenda wabafashwe gusa ngewe cyo nagusaba wenda kuko numvise ufite initiative nziza cyane wanyemerera nkaza gushyiraho nimero yawe muri comment kuri kino kiganiro dukoze wenda ukeneye kugusapotinga ukeneye kugira inama ukeneye kubana nawe mu gikorwa numva cyiza ashobora kugufasha niwo murongo niyo support yacu nta yindi kuguhuza n'abantu kuko ni umuhigo nahigiye Imana ubwo wakenera kuvuga ati karara bimeze bite oya niyo yanampamagarerega tukaganira rwose ariko ikibi bamwe baza ngurumva ngo uburyo wabigize arabaza baza kutwereka ko turi kumwe bikarangira oya bikarangira ahubwo ari mu yindi nzira ye zira nzira zanyu ntazo dukeneye mureke dufatanye urunana dufashanye ku buryo bugaragara ariko unafasha umuntu ejo n'ejo bundi uzamubone yavuye ku rwego rumwe ari ku rundi sibyo wumve bigeze habo numvishije bagiye biyumva mu biganiro batangiye kumpamagara nge mbabwiza ukuri nuzajya wumva ari wowe abanja mbwira mu marenga mukampamagara mba mbabwira sinzi uwo navuze wakoze amabi korera umuryango natangiye kumva munyihamagarishwa ndabiyamye murampamagara mumpamagara dukurikira ibiganiro byawe rwose buriya YouTube tuba tugukurikiye mukurikira ibiganiro byanjye mwariyumvishe nzajya mbanyurizamo mbabwize ukuri mwiyumve munisuzume nzi neza ko muzashirwa muhindutse n'abandi bari inyuma yanjye batazagerwaho nk'ibyambayeho sibyo nibyo tubikorano dukorera nta n'ikindi dukorera ni ukugira ngo dukosorane tunabwizanye ukuri yego mwebwe niba muba mubeshya sinzi abandi njya numva baterura ibintu bakamenyera nka filime na filime nimushaka nzazikina cyangwa mbe pasitoro nyine mbibi ubafere mbafere
mubizi ariko uyarya igihe mutaremera ariko kugeza aka kanya nzababwiza ukuri nibyanga nzaza mbabwire ntibyanze ntangiye kubafera cyane nanjye ninjire mu bafezi mu supporting koko ariko dusubiza abafezi outadea ariko ko bariyo we reba ntuzana all the bafezis dore ntuzana uziko ndikubabara abafere mufera ariko umunsi iminsi y'umujura ni 40 karanti iyo ugize uryo ugacakirwa n'ibindi byose urabyishyura murakoze ndagushimiye rero nshimiye n'umuntu wese twabanye wari ukurikiye ikiganiro abantu bakoze subscribe kuri JALAS Official TV turabashimiye ababanye natwe batarayikoze nabo kuyikora ni ingenzi kugira ngo bajye babona amakuru 5 kuri 5 reka mpinira ahangaha mbwira abantu badukurikira ko twicaye muri Urban Hotel ahantu heza cyane ushobora kuba wasohokera rwose wowe n'umukunzi wawe wowe n'umuvandimwe wawe wowe n'umubyeyi wawe cyangwa se umubyeyi n'umwana we umuntu wese wumva akeneye comfort zone ashobora kuza hano muri Urban Hotel akaba yabasha kunogerwa na serivisi zaho ndagushimiye Kara murakoze cyane Jara watubwiye ibintu bikomeye niba ari uko waje mu ishusho ya gipolisi ndagushimiye babajwe n'ukuntu narize